murongo wa mbere kugera ku murongo wa 7. ongera wumve ukuntu Nyagasani ari umugabo utabeshya. Aragira ati, yemwe abafite inyota nimugane ku mazi, niyo mwaba mudafite feza nimuze mwese, nimusabe ingano zo kurya ku buntu, nimuze kandi munywa amata na divayi nta feza nta n'ubwishyu. Kuki mwatagaguza feza yanyu ku biribwa bitari byo, n'imari yanyu mukayitanga ku bidashobora kubahaza? Nimutege amatwi rero munyumve, kandi murye ikiri cyiza, muronkere ibyishimo byanyu mu biribwa biryohereye. Nimutege amatwi, nimunsange, mwumve, maze muzabeho. Nzagirana namwe isezerano rizahoraho, nzabakomereza ibyiza nasezeranyije Dawudi. Dore nari naramugize umuhamya mu miryango yose, abo umutware n'umutegetsi w'amahanga. Nawe ihanga utazi uzarihamagara, n'ihanga ritigeze rikumenya rizakwirukira, ku mpamvu y'Uhoraho ari we Mana yawe, no kubera Nyir'ubutagatifu wa Isiraheli waguhaye ikuzo rye. Nimushakashake Uhoraho igihe gishobora kubonwa, nimumwiyambaze igihe kiri hafi. Umugome nareke inzira ye, n'umugiranabi areke ibitekerezo bye. Nagarukire Uhoraho uzamwereka impuhwe ze, ahindukirire Imana ikenutse ku mbabazi. Iryo ni ijambo ry'Imana. Kristo Yesu akuzwe. Yesu ni muzima. Yesu ni muzima. Nta nyigisho yaruta y'abavandimwe baduhaye none aha ngaha. Sinzi niba muri mwe mutatekereje muti, ariko se nk'uriya mwana buriya waje kuvuga iki? Murebe uriya mwana, ntimwibajije muti buriya se aravuga iki? Reka twumve, reka twumve. Ariko se mwumvise? Kristo Yesu akuzwe. Mwumvise se? Manuel yaduhaye ubuhamya, ariko ngewe sinabwumvise nk'ubuhamya, numvise inyigisho. Numvise ari inyigisho mu buryo bwinshi, ariko ikaba inyigisho inyereka ububasha bw'Imana, inyereka ukuntu Yesu koko nk'uko tubiriringe mu kanya ngo ni umugabo utabeshya. Icyo yavuze azagisubiramo, icyo yavuze azagisubiramo. Ati none se ko numvise bambwira ngo gushengerera, ngo ati ngaho binyereke. Arabishakisha kugeza igihe Yesu amwiyeretse. Uyu munsi muri bisengesho akenshi ubuhamya burangiye, ntekereza ko abantu bamwe bongera gusa n'abashyira Yesu mu kibazo. Bati ngaho da, abandi shenge. Sibyo? Abandi shenge. Umuririmbyi wa Zaburi ya 68 umurongo wa 6 kugera ku wa 7 aragira ati, Uhoraho ni umubyeyi umenya imfubyi, akanarenganura abapfakazi. Nguko uko Imana imeze mu ngoro yayo ntagatifu. Abatagira kivurira Imana ibubakira urugo, imfungwa ikazibohora ikazisubiza umudendezo, naho abantu b'ibyigomeke ikabatuza ku gasi. Niko uwo muririmbyi aririmba. Nyamara hari ubwo usanga mu isengesho nk'iri dusa n'abariho gutonganya Imana no kuyitunga urutoki, kubera ko hari ibibazo byinshi tumazemo igihe kirekire tubivuga tubibwira Imana, bigasa naho Imana yatwihoreye. Kristo Yesu akuzwe. Ubu ntiyabuze uvuga muri mwe ati, nka buriya Sofiya waje ahangaha mu kwezi kwa 12 ejo bundi,
none Yezu ukaba waramukijije, ngewe nkaba maze imyaka 3, ubwo ugira urankunda? Kristo Yezu akuzwe. Undi akavuga ati ko nahereye kera nitwararika ngo ntanyuranya nawe kututansubiza. Undi ati ko nakomeye ku busugi bwanjye kugeza ubu kuki utampa umugisha nk'abandi bakobwa. Undi ati kwiyo nemera gutanga ruswa nasabwe nk'abandi bakobwa, ubu mba mfite akazi keza n'amafaranga menshi, nkaba numvise ibyo wakoreye Verine n'urugo rwe ukamukura mu bushomeri, kuki wemera ngiye nkakomeza kubaho gutya? Undi nawe akavuga ati wowe warahuri intungane, nyamara ariko ndagira ngo tujye impaka ku bibazo bimwe na bimwe. Ni kuki imigambi y'abagome bahira? Ubwo nabagukikije. Kuki imigambi y'abagome bahira? Ni kuki abagambanyi bose bamererwa neza? Ibi na Yeremiya yarabivuze mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya umutwe wa 12 umurongo wa 1. Undi nawe uraha ati kuki utankiza amenyo y'abasetsi ngume kubyara, kandi bavuga ko ari wowe utanga urubyaro, uzi n'igihe maze mfukamye imbere yawe. Undi ati kuki watumye ababyeyi banjye mbabura, kandi uzi ko mbakeneye cyane, uwo nturizwa n'ubupfubyi uyu munsi. Undi ati kuki wantwaye umugabo wanjye, kandi kubaho uzi neza ko bizangora bigeze aha. Ni wowe, ko ni Yezu tubwira, ni wowe wabiteye. Undi mwana wibereye hariya ati kuki udahindura data ngo yongere kutwitaho? Uragira ngo se nzareke kwiga ngiye kwicuruza ngo mbashe kubona ibitunga barumuna banjye ko mbigusabye kenshi? Undi ati kuki utabona igihe maze ngusenga ukicecekera, kandi nzi kuri Imana yumva? Undi nawe ati kuki wemera bagateza cyamunara umutungo wacu, kandi twaragutakambiye ukinumira? Ntiwumva se? Undi ati ko numvise umbwira ko mama azakira, nyamara akarenga agapfa. Kristo Yezu akuzwe. Undi nawe akavuga nka Marita dusoma mu Ivanjiri yo hano umutwe wa 11 umurongo wa 21, ati iyo uba hano musaza wanjye ntaba yarapfuye. Dufite ibibazo byinshi twibaza ku Mana, rimwe na rimwe bigatuma dusa n'abayicira urubanza, cyangwa tukayifata nk'itabaho, cyangwa se nk'itatwumva, ndetse rimwe na rimwe tukivumbura tukavuga ngo gusenga no kudasenga byose ni kimwe. Simbona abadasenga aribo bamerewe neza. Hari abatakaje uburanga bw'Imana mu maso yabo, ntibakibona nk'Imana nziza. Muri ibyo byose Nyagasani yakubwira nk'uko yigeze kubwira umuhanuzi Yeremiya mu gitabo cya Yeremiya umutwe wa 12 umurongo wa 5. Yaramubwiye. Yeremiya yaramaze kwitotomba n'amagambo menshi asa namwe muri ayo ngayo. Nyagasani aramureye, arangije aramubwira ati niba wiruka n'abanyamaguru bakakunaniza, uzashobora ute gusiganwa n'amafarasi? Kristo Yezu akuzwe. Niba wiruka n'abanyamaguru ukaba uri muntu ukabigezaho, abanyamafarasi nibaza bizagenda biti? Mu gitabo cy'imigani umutwe wa 3 umurongo wa 11 n'uwa 12, Nyagasani akubwira ngo mwana wanjye ntugahinyure uburere Uhoraho gutoza, cyangwa ngo winubire amabwiriza ye, kuko Uhoraho acyaha uwakunda nk'uko umubyeyi agenzereza umwana we. Kristo Yezu akuzwe. Nyagasani ashobora kugusubiza nanone
cyangwa kukubaza nk'uko yabajije Yobu. yabwiye Yobu ati igihe naremaga isi warihe? Ngaho kenyera nkubaze unsubize niba uzi ubwenge. Ngaho bivuga umva kubizi. Harya imbibi zayo zashyizweho nande niba ubizi? Ninde wayiringanije mu burebure? Imfatiro zayo zishingiye kuki? Ninde wayitereye ibuye yicayeho? Kristo Yesu akuzwe. Ibyo ni umwihariko w'Imana. Mu gitabo cya Yobu umutwe wa 37 umurongo wa 2 kugera kwa 6 dufite amashusho menshi y'Imana yatugejeje ku bikomere. Hari abantu benshi bafite ibikomere ku Mana. Uyu munsi ni mwakira ingabire yo kwiyunga n'Imana. Uyu munsi mwakira ingabire yo kwiyunga n'Imana. Sofiya twabonye ibibazo byaramurenze ageraho atamenye yari ajya babivuze. Yaravuga ngo icyo nibuka ngo ndwaye umutwe. Ibindi byakurikiyeho mwabyumvise. Yatangiye kubona ko ari ahantu handi nyuma y'igihe kinini. Abandi bafite ishusho y'Imana ihana. Padiri yatubwiye mu nyigisho, Imana itaduha ubwisanzure, Imana itaduha uburenganzira. Abandi bafite amasengesho bakurikiranya bati ndabyishe noneho noveni nayisibye ubusingikize. Ukishyiramo ko Imana iguha kuko nawe hari icyo wayihaye, mbese ukaba usa n'uwayigize ngo mpanguhe. Kristo Yesu akuzwe. N'andi mashusho menshi dufite ku Mana. Arabavuga ko Imana ibagerageza. Wakora ikintu cyakunanira uti Imana irangerageza. Waba urwaye bikaba uko. Watsindwa n'ikigeragezo uti Imana yanteze umutego. Nyamara Yesu yabwiye umugore wo kuri Samariya ati igihe kiregereje ndetse ngiki cyageze, maze abasenga by'ukuri bakazasengana Imana umutima utaryarya, kuko abayisenga batyo ari b'Imana Data yikundira. Kugira ngo twongere tugarure ishusho y'Imana, Imana nziza cyane. Imana yacu ni nziza akaya ndirimbo. Nitwakira ingabire yo gukira ibikomere tuyifiteho, dutangire kubaho tubona ishusho y'Imana nyakuri twerekwa na Yesu Kristo ugiye kuza akanyura iruhande rwa buri wese muri twe. Yesu ugiye gukomanga ku muryango wa buri wese muri twe. Nitwakira ingabire yo gukira kuri uyu munsi, tubona Imana mu ndoro idatwikiriwe n'ibibazo byaturenze. Tubona Imana mu bubasha bwayo. Tureke kuvuga ngo Imana yaranyibagiwe. Ntabwo Imana yakwibagiwe. Imana iriho kuko izina ryayo n'Uhoraho. Yarabyivugiye ubwayo mu gitabo cy'Imuka Misiri umutwe wa 3 umurongo wa 14 ngo izina ryanjye ndi Uhoraho. Kristo Yesu akuzwe. Ntabwo ari Imana yahozeho. Siyo tubura tugeze mu mahina. N'Uhoraho. Igihe cyose burya yari kumwe nawe. Nta na rimwe yigeze gutererana. Imana ntiyakwibagiwe nk'uko bivuga, ndetse uhora ubisubiramo. Hariho ubuwenda n'uwaje hano avuga ngo reka mpfe kujya gusenga. Nkunda kubyibazaho iyo mbonye abantu baje gusenga, nkumva hari nk'umuntu wavuze, nkunda kubibasubiramo abo dukunda guhura. Abantu wenda babona ugenda, buri gihe ugenda, noneho uyu munsi bakakubaza mu gitondo, ese noneho ugiye he? Urumva? Ese noneho nyine wabaye karira amaguru uhora ugenda. Yewe nawe ukabasubiza muri iyo mvugo, mwumva iyo mvugo, yewe mvuye kujya mu by'Imana,
mvuye kujya mu by'Imana uyu munsi ngo harabisengesho. Bantu mwapfuye kuza, ntabwo Yezu we kubakira ko ari ugupfa. Yezu yabakiriye. Yezu yabakiriye yirengagije iyo mvugo. Ni imvugo nyine ya yindi bavuga ngo isobetse amaganya. Ntabwo Imana yakwibagiwe rero. Wiba nka Siyoni tubona mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi. Ngo Siyoni yaravugaga ngo Imana yaranyibagiwe. Nyamara Nyagasani yarakubwira ngo sinzigera nkwibagirwa. Nyagasani yakwanditse mu kiganza cye kandi aguhozaho ijisho ubudahumbya. Imana yatwigaragariza uyu munsi. Abantu bazi bumva ubuhamya bwa Emmanuel baravuga bati nanjye ndakanura. Ndamubona. Yezu muboneye. Yezu nanjye niyereke, nabandi se kubiyereka. Abandi kubiyereka se. Jewe se. Imana iratwigaragariza. Imana yatwigaragariza. Umwana mutoya ngo bari baramutoje kujya anyura mu kiliziya igihe agiye ku ishuri y'amashuri yacu meza ari iruhande rwa kiliziya. Bari baramutoje rero ubucuti na Yezu uri muri tabernakulo, kandi buri munsi akaba afite akajambo aje kumubwira. Bigeze aho rero umwana ngo aramubwira ati ariko se njyewe wazansuye ko buri gihe mbanza kugusura, njyewe wazansuye noneho rero nkakwereka n'iwacu. Ngo n'akana kiga mu wa kabiri ahari numva ari nkako kangana. Yezu rero aza kumusubiza aramubwira ati nzagusura. Amuha umunsi. Amuha umunsi ati ku munsi uyu n'uyu nzagusura. Cyakora ntiyamuhaye isaha. Umwana rero uwo munsi warageze, nyine yamaze iminsi yitegura, abwira nyina ati ejo azaza kunsura. Ubwo bwarakeye umwana yanga kujya kwiga, ategereza ko Yezu aza kumusura. Avuga ati turasangira, yabaza ko ari buze agasanga nyine bihiye. Nuko noneho bigejeje ngo nko mu masaa 4 nyina aramubwira ati se ko ndeba amazi ashize wagiye kuzana utuzi tumva mamara, maze naza asange ntahari, turabona nta nubwo akuzi. Ubuse yakwakirwa nande ntaho njye. Umwana yanze kuva aho ngaho. Nuko nyina afata akabindi yigirayo. Bigejeje nko mu masaa 6 nuko ngo hanyura bari batuye ku muhanda, hanyura umuntu wayobozaga ati ntimwandangira kwa kanaka. Ubwo nyine nk'ahandi ukata gutya ukagira gutya atari ahantu bamubwira ati ngahariye. Nuko babwira umwana bati ngaho ujya kwereka uyu muntu kwa kanaka. Ati mama sinabwiye ko nari buve hano, gusa kuko ningenda rero ngende. Nuko nyina aramwijyanira ajya kumuyobora. Umwana asigara ategereje nyine umushyitsi we w'imena. Bigeje mu masaa 7 hanyura umuntu wari urwaye arembera ku muharuro kandi agiye kwa muganga. Muri urwo rugo habaga uwo mwana na nyina bonyine. Nyina aramubwira ati none se wakwihanganye ugasindagiza uyu murwayi ukamugeza hirya hariya ku ivuriro? Ariko mama nawe none kuko n'umurwayi koko. Ubu si umurwayi turagenda ngenda mufata yicara turagerayo saa 8 ubuze ndagaruka ryari ndasanga yambuze. Nuko nabyo arabyanga ategereza umushyitsi we. Yaramutegereje rero burira. Wetse ejo rero mu gitondo umwana yagabye igitero mu kiliziya. Aragenda aramutonganya kuko ati niko unteze mama. Nuko rero Yezu aramubwira ati nyamara naraje, ahubwo buri gihe narazaga nkabona ntiwamenye
nkongera nkagenda, nyuma nkongera nkagaruka, nabwo ntumenye, mbona ntumenye. Yezu atangira kumuha ibimenyetso. Ati saa yine mama ntiyagutumye kuvoma. Atumva nawe ra nyine yarantumye ndanga kugira ngo utaza ukambura. Saa sita nta muntu wanyuze wanyayoboza. Ati kandi urakomeza kunyibutsa ukuntu wampemukiye. Saa saba nta muntu wanyuze wanyu arwaye ukanga kumujyana kwa muganga. Urabizi nawe urabizi se? Nuko Yezu rero aramubwira ati barya bose baringewe. Nabyibukijwe n'ubuhamya bwa Emanueliya ukuntu yafashe gahunda yo kujya kwiyahura inshuro 3. Ntamenye ko yageze aho yagombaga kwiyahurira, ahubwo agashiduka ari aho yagomba gukirira. Sinzi niba mwabyumvise. Yezu yaramutwaraga akamugeza aho agomba kumukiriza, mu gihe we yaragiye aho agomba gupfira. Nguwo Yezu uje adusanga uyu munsi, akabasha kutubera ikimenyetso cy'uko Imana turi kumwe. Ni Emanueli, ni Imana ije kutwigaragariza no kubana natwe. Ni Imana yuje urukundo. Uko uri kose, uko umeze kose, niba ari n'amarira uyasuke, ariko uzi ko urimo kuyasukira nde? Yezu, ukumva kandi akaba akubereye byose. Urasanga igihe wari mu kaga yaragusuye, akakwiyereka mu rukundo rwigaragarije mu muntu wakubereye inzira y'ubuzima. Dore urangije amashuri cyangwa urayacagashije, nyamara uri imfubyi, abandi bana bafashwa n'ababyeyi babo, wowe ufite gifasha kandi nta babyeyi ufite. Dore warareze urakujije, nyamara uri umupfakazi. Igihe wapfakaraga wari uzi uko birangiye. Kuki utabona Imana? Kuki utabona Imana? Urasanga kandi Imana muri kumwe rwagati mu rugamba rukomeye warwanye, iragukiza ikagutabara nk'uko yabibwiye Emanueli. Twabyumvise kandi yabifashe mu mutwe. Iragukomeza kuko ari yo ubwayo yagushyizeho. Ni isoko y'imigisha y'amoko yose. Iyo migisha y'Imana igiye kongera kuyivugurura muri bisengesho. Ni isi ibyasha by'imivumo n'amagambo mabi abantu bakubwiye. Ni isoko y'umugisha wose, kandi yadutoreye kuba intungane kugira ngo tuzayihore imbere turi intungane n'abaziranenge, kuko Pawulo mutagatifu abitubwira mu ibaruwa y'Abanyefeso umutwe wa 2 umurongo wa 3 n'uwa 4. Gukizwa kwacu uyu munsi turagukomora ku rukundo rw'Imana n'uburyo rugiye kutwigaragariza. Ariko intambwe ya mbere yo gukizwa kwawe ni ukumenya ko Imana igukunda. Hari ahantu turirimba ngo ubwo namenye kwinkunda nzajya nyihungiraho niyo mukiro. Tukabisubiramo inshuro nyinshi. Uyu munsi umenye ko Imana igukunda kandi ujye uyihungiraho kuko ariyo mukiro wawe. Kristo Yezu akuzwe. Imana rero ije kukwambura ya shusho mbi wari ufite. Ishusho isi yakwambitse, nawe ugira umuhate mu kwiyambura kandi usubirane ikanzu yawe y'ibyishimo. Imana igufitiye icyizere, ije kugukiza kandi igamije gufatanya nawe muri urwo rugendo rwo gukira kwawe. Nyagasani arashaka kugusubiza ubwigenge watakaje igihe ubaye umucakara w'icyaha. Uyu munsi ugakira kandi ukabohoka. Yezu arashaka kukwinjiza uyu munsi mu byishimo bihoraho. Aragutumira mu birori bye kandi akaguha ikanzu y'umunsi mukuru. Ibyo ni uyu munsi. Kristo Yezu akuzwe. Fata icyemezo rero cyo gukira ubu ngubu. Witinya, birashoboka. Wihera muri nzaba mbarirwa. Yewe nzaba mbarirwa, nzaba ndora n'umwana w'umunyarwanda.
igihe kirageze ngo winjire mu cyumba cyawe ukinge maze uganire na so uri aho atagaragara nk'uko Yesu abitubwira mu ivanjiri ya Matayo. Injiza Yesu muri icyo cyumba gishobora kuba kidasukuye cy'umutima wawe. Hereza Yesu ibyawe. Tugiye kuririmba mu kanya ngo dawe ndagusenga, akira ibyanjye byose. Dawe ndagukunda, Yesu ndagusenga, akira ibyanjye byose. Yesu ndagukunda, Roho ndagusenga, akira ibyanjye byose. Hereza Yesu ibyawe byose muri aka kanya, kandi wirundumire mu gakiza kawe. Yesu Kristo ugeze ku muryango w'urugi rw'umutima wawe. Singizwa Yesu, singizwa Yesu, shengererwa Yesu, habwa ikuzo Yesu, habwa ikuzo Yesu. Turakwizeye Nyagasani.